nzasuka umwuka wera ku bantu banjye. The word of God say that I will pour the Holy Spirit to my Nzasuka people. umwuka wera ku bantu I banjye. will pour the Holy Spirit to my people. Azabamenyesha. He will let you know. Azababwira He will tell you ibigiye kuba. what is going to happen. Imana ishimwe. May God be thanked. Next generation church rero ni itorero ryita cyane ku bana batoya. The next generation we cares about the whole the Ni young itorero children. ryita cyane ku rubyiruko. It is a very nice for Kubera cyane muri no minsi urubyiruko ruri kwangirika. because the youth are perishing this time. Abana batoya bari kwangirika. Young people are demolishing. Birakeneye ko ababyeyi duhaguruka tukazana abana bacu mu nzu y'Imana. Parents, we need to start and bring our children to the Kubera ko church. tutabazana mu nzu y'Imana, If we don't do that, izabigisha. The internet will teach them. Social media ifite ibyizigisha abana And bacu. social media has what to teach to our children. Abazungu cyangwa se abandi bantu bo mu isi batandukanye n'abirabura, gusa tuvuga abazungu gusa, abateye imbere cyane. People of the world, those people who are advanced in technology. Abantu bateye imbere cyane. People who are advanced in technology, developed technology. Bashyizeho ibintu byinshi byo kwigisha abana n'urubyiruko ibintu bitangaje. They have many things to teach to children and so many amazing things to teach to the children. Ubutinganye muri kumva hano hanze bugwiriye cyane mu mashuri ya za segonderi. The sexuality that you're hearing that is taking another Muri za stage. boarding school aho usanga abahungu batingana n'abandi bahungu, abakobwa naho hantu n'ibyo bintu kandi bagenda babyiga kubera ko ababyeyi twarangaye ntitujyana abana bacu mu rusengero. In boarding schools you're hearing some cases of the homosexuality. Iyo rero ufashe umwana wawe ukamukuriza hano mu rusengero, But if you take your child here to the church, niyo yakuze agahura n'ibyo bintu kuko yise ijambo, if he grows up and meet those kind of things, ntabwo apfa gutwarwa n'imiyaga we yose. don't be swayed by all this. Next generation church rero The next twita generation cyane church. ku gufasha igihugu, umuryango, kugira ngo twigishe abana bacu, twigishe itorero, twigishe urubyiruko. We help the country to teach the children,